ubutaha Nyampinga nzayereka ukuntu ufata telefone ugashyiramo ibintu noneho nge buri muntu wese negereye nkamutwara amakuru ntamukozeho from OTP urayizi ntabwo nyiza ahubwo OTP ntabwo yizi ntabwo nayirambura kuko MTN irahari yahita indega ijambo OTP niyikunda kuryohereza cyane n'ibindi bigo na za WhatsApp n'ibiki ariko nyine attributes command cameraman niba ari kureba yo simbizi iya mbere bayita package insta update niyo ubugiye guha ubushobozi systeme niba uri gukoresha wahabonye cameraman twisubirireyo mbo yazimye telefone yanjye se shaho telefone yacu ubu iri kuri time yo kugira arahareba neza cameraman kugira bibone neza kabisa mbo cameraman urareba neza igo sawa none bivuze iki rero niba ababibonye mu byibuka dufite icyo bita open the terminal and type the following command to run Pegasus nuwo nababwiye ko application igurishwa iragurishwa $17,000 by'idolari noneho $17,000 hakaba n'uburyo nibuzi command string niba uri umuntu uzisobanura n'ikintu cyitwa command uri bubikoreshe ku buntu uri bubikoreshe ku buntu attention ibintu nujya kubikora uzabanze western VPN mu mashini yawe cyangwa muri telefone yawe uhiding IP protocol yawe attention nubikora mwacyumvisha kinavuze aravuze ngo muzakora iki it's up to you gusa ngiye nyine ngiye mbikora ku nshuti zanjye baba ninzi ko batari bunjyana inyuma y'amategeko mbo bimeze bite rero attribute ya mbere yatubwira ngo update application transmit update attribute ya kabiri katubwira ngo insta git application transmit git git hano ni ngo ni kamwe mu turemangingo tw'aba geeks bafunguye website yitwa GitHub nuko ngo kugira ngo ube umunyamuryango wishyure nanjye nishyuyemo $3,400 yawe umunyamuryango $3,400 by'idolari ariko ntumbaze ngo nayakuye he ni ubwenge hari uburyo nye nshobora no kwishyura ibintu nkoresheje ikarita yawe of course nayikoresha da nushaka uzajye nayikoresha ngiye rwose ngiye ubutaha Nyampinga nzayereka ukuntu ufata telefone ugashyiramo ibintu noneho nge buri muntu wese negereye nkamutwara amakuru ntamukozeho from OTP urayizi ntabwo nyiza ahubwo OTP ntabwo yizi ntabwo nayirambura kuko MTN irahari yahita indega ijambo OTP niyikunda kuryohereza cyane n'ibindi bigo na za WhatsApp n'ibiki ariko nyine ni danje mbo reka turebe none reka turebe dukoresheje terminal command ese Pegasus twayiraninga ubwo ngiye tugiye gukoresha Android phone dukoresha Android phone yego nubwo aka kanya mbabwiye Pegasus ari ikintu cyamaze kuva mu mitwe y'abanyarwanda kwako cyaravuzwe of course Uganda bwaravuze ngo twaragikoresheje ngo do spying information from Uganda to Rwanda wherever sibyo ariko karazimye ako suko bitakiraninga ahubwo ni cyagiye ikintu kiba trend kikarangira ariko none ndagira ngo ngiye mbereke ushobora kugikoresha ukura amakuru ushobora kugikoresha wohereza amakuru ushobora kugikoresha wohereza virusi nk'ubu ngiye nshobora gufata virusi nkayohereza kuri tuvuge wenda kuko urabona no kuri telefone yanjye of course kuko urabona iyo mfashe network ya MTN cyangwa se wifi nkafungura data connection direct telefone yanjye itifata IP itari nuwango itifata indi IP kuko IP icyo bita auto generate IP genda ihinduka noneho ngewe nk'umuntu uza ko kantu ushobora kohereza virusi kuri buri IP ziri vast nini ziri imbere umuntu atarabona noneho wowe ukazashyiraho data connection nge nkagutwara amakuru ibyo nibyo bintu tugiye kureba ariko ndabereka akantu gatoya hano ku buryo umuntu yaraninga Pegasus muri Android uko niyo ndi gukoresha ubutaha tuzanakoresha iPhone sinzi niba uyifite mbo twagiye first of all dukomeze first of all urabanza ujye kuri Play Store cameraman Play Store yawe urayinjiramo nujya kuri Play Store
wandikemo ijambo Tamax. Tamax. kugira ngo wenda abantu bakurikiye Nyampinga TV erega ntabwo twese tuzi icyongereza sibyo kugira ngo bibafashe wa spellinga TERMUX cyangwa wegeze imbere babirebe neza TERMUX niyo Tamax niyo badukoreye aba developer kugira ngo tubashe twikoresha nk'abantu bari gukoresha Ubuntu, Metasploit, Trojan Horse n'indi yitwa Kayinendaberi nshaka kuzababwiraho ariko guverinoma twarwana kuko yo ikora mu bindi bintu. Iyo ngiyo tuyihorere dukomeze n'izindi twebwe dukeneye n'abantu bakurikiye Nyampinga bakeneye kugira ngo zibafashe. Rero application yawe Tamax nimara kuyestara muri Android ya. Attention umuntu ukoresha telefone munsi ya Android 11 ntabwo ino application azayibona. Bishaka Android 11 kuzamuka. Ubwo niba uri munsi aho ngaho tkusanya udufaranga kugira ngo uzabashe kuyibona kugerageza buno buryo ngiye kukwereka ko application ntabwo yajya munsi ya Android 11. So ngiye rero ndayifite muri telefone yamaze kuba installed. Ndayifungura nimara kuyifungura kanshyire cameraman ariko tugume aha ngaha n'ubundi nta kibazo twayishyize sibyo nimara kuyifungura nireke cameraman n'ubundi still subira inyuma ko nayifunguye still n'ubundi biri muri nuza muri phone yawe biri muri telefone ngiye yamaze kuba wenda kanzamuka aha ngaha nje muri ama application menshi ngiri hano hafi ya Telegram cameraman uri kureba nimara kuyifungura irahitiza nicyo bita Tamina command. Aha ngaha niho ruba ruzingiye. Aha ngaha ubundi umuntu wese uzi byibuze umuntu uzi attribute ibihumbi 2 muri kano kantu no muri Google nta kabuza bamuha stage y'umwaka attribute yes ugiye kugira abana bakire abana rero umuntu uzi oya attribute 2,000 tugiye kureba attribute imwe yitwa Pegasus urumva ni umuntu uzi 2,000 bamuhamo akazi akabanza gakora internship biri kugaragara mbo good kamagarara hanga sasa noneho ngewe naberetse amatribute mukanya cameraman yatweretse nonongiye kugenda nshyiramo imwe ngiye kugenda nshyiramo imwe ugiye gushyiramo imwe ku yindi noneho tugende tureba result igenda iduha mbo cameraman twegera inyuma noneho nshyiremo imwe ubwo turahera kuyo bita apate insta nta nubwo biri bugore ndakora ibintu byihuse ndakopia pasting ndakopia kugira ngo twihute nzahanga pasting mu mwanya wo kwandika ntago tuwufite pasting ndahita nerekeza kwa cameraman uzuminge cyane azuminge kabisa kuko abantu babibona iyo nza kuza nazanye computer yanjye nibwo byari kuryoha mbo aha cameraman uri kureba noneho ngiye gukanda enter attention rero muntu udafite byuze gigijana za internet muri telefone ntago ino application nta kintu izakumarira kuko irya internet uraje birebe ngiye nkoresha internet y'ubuna mu itonde mbo twagiye cameraman uri tayari uri murangiye ariko cameraman wa kera yagiye he aha nkanze enter mbo itangiye ku activating irangije ndasubira hano inyuma nzahanga nkopiye nze noneho nkopiye icyo bita git clone niraza urabanza ukestaramo attribute zose uri buze gukoresha kugira ngo bize kugufasha aha kugira ngo bigufashe nayo ndayikopiye nyizane hano nyishyiremo nyipestinge noneho nongeye nayo nkande enter bonye ibintu birijemo baratubwiye ngo installing git dependency dufitemo kilobytes 5 lib extract resolve config ubwo hanisi twereka cameraman uri kubireba neza uri kubireba zoom gaturo tuntu twicyatsi hano irimo iratubwira ibintu iri buze kudufasha iraza gufungura openish ni kuri
end user iraza kutwemerera gukora authenticate kuri end user mu gihe dushaka kumwinjira muri telefone ye. Ariko amusori ntago n'ibintu ndi bubikore, sinshaka kwigisha abantu guhakinga, yindi kwereka ukuntu baraninga Pegasus muri telefone. Behind that tuzakomeza mwe imbere. Irangiye cameraman reba neza. Hano irimo iratubwira ngo download size, igiye kudownloadinga size ya kilobyte 6599 kuri speed, kandi kabikeneye space needed ya megabyte 32 n'ibice bibiri. Uri tayari gukomeza? Ndagira ngo wereke ko umuntu wese wakoresheje Ubuntu niba nawe uri kureba neza ihita ikubaza ngo uri tayari gukomeza, urakanda yes cyangwa no. Nukanda na urabuvuze ngo hoya, nukanda yes urawemeye ko installinga zino attribute zose. None ngiye mpita kuri ya kugira ngo nkomeze ibyo nkowe. Cameraman uriyo none ngahita nkanda nakanze ya ngahita nkanda enter. Noneho nemeye ko ishyiramo, nemeye ko ishyiramo komande zanjye. Bari kureba? Wow, super papa koranga hariko wewe